biboneke. Rekutara bifoso mene mano. Rarabini fodo shine control. Rewini kotara so mene mano. Uwiteka nyiringabo we, rekurengere yabwo. Uwiteka Imana we, reka dayimoni y'ubwoko bwose imuzengurukaho. Reka dayimoni ituma data nyiringabo ubwo aza akicara kuri kamera agateka umutwe akaza akavuga. Reka umuha ibyo kuvuga bisima. Viyuze ntago ziboneka mu gusebanya. Viyuze ntago ziboneka mu gusebanya Uwite, ahubwo ni ijambo ryawe. Uwaza akicara akarivugaho izo viyuze yazibona Uwiteka we mugirire neza. Reka utarasomene mano, reka umugire ukiranutse, reka data wa twese uko ndi kumubona avuga ngo n'umuntu bantu mutaramenya Imana ndabakangurira ndetse mbishizeho umwete nkuko bamwe muhora munuka ngo ndi umusikama ngo sinzi ibyo ngi ntabwo mbyitayo kuko nkorera ndamuzi n'uwo ufite mu mutima kuba unyita umusikama ariko Yesu nkorera we azi ko nari umusikama. Icyo ntabwo ari ikibazo bingiraho. Buriya mu bintu mwandika komenti ntabwo zijya nzitindaho kuko ngewe nzi umugabo ndi gukorera, nzi ko ndi kwamamaza ubutumwa bwiza. Ejo n'ejo bundi hari ikintu bizamfasha mu rugendo rwanjye rwo gusaza. Buriya nta kiza nko gusazira muri Yesu ugapfa upfiriye muri Yesu. Inshuti bakunzi b'umusaraba, buriya nta kintu kijya kibabaza. Njye mbona hari ukuntu bajya gushyingura, sibyo? Bajya gushyingura abakozi ba Makibaye, bajya gushyingura ugasanga umuntu bamushyinguye nk'ikigoryi, bamushyinguye nk'umuntu udafite agaciro kuko atizera Imana. Uyu muntu nawe guys, ndabasuhuje cyane. Muraho mwiriwe mwaramutse bitewe naho uherereye kuri Mama Kibaya. Mbahaye ikaze, ndabashimiye cyane mwadukoreye subscribe, mwarakoze. Ariko se uramvugisha cyane, waretse umunyamakuru nkavuga. Mwarakoze, muri abantu b'agaciro, mukomeze mudukunde, mutwishimire, musharinga ibikorwa byacu, ibintu byose mubikore. Nkubita mbangura rero ahangaha imbere ya kamera zacu nakiriye, ndakuvuga muri izina, uri umukozi w'Imana, uri umusore, uri n'ibindi byinshi, uri umuhanzi. Nzi ko babwira uko witwa, ngiye ntabwo nzi amazina yawe. Turakwakiriye kuri Mama Kibaya. Murakoze. nk'uko bisanzwe ni Sano Legend, umuhungu w'Abanyarwanda, umuhungu ukunda Imana, umuhungu ukunda abantu n'u Rwanda, umuhungu ukunda abamukunda n'abanyanga Imana bashyiremo urukundo rwo kunkunda kuko nge sinangana. Nitwa Sano Legend cyangwa se Emmanuel avuga Imana, ubyita uko ushaka kose. Ayo ni amazina yanjye. Imana ikomeze ibahe umugisha, ndabakunda cyane. Naje hano kuri channel kwa Mama Kibaya, mumarebe mumukunde, Imana ibahe umugisha. Babwire batwishimire. Oya n'umundi se ntabwo asanzwe babishimira aba. Bwira n'abafana bawe nabo batwishimire cyane, nabonye ufite abafana. N'abankurikirana kuri mbuga zose zanjye, YouTube, Instagram, Facebook, YouTube na TikTok hose mukurikirane kwa Mama Kibaya. Sinzi cyane se ko yitwa se Mama Kibaya series. Mama Kibaya series, mugende mubarebe mubakunde, nabo gukundirwa kuko barakina ibintu byiza, bakina amafilime, ndetse n'umuntu ufite impano nawe yaza agakina nta kintu bitwaye. Ni ukuvuga ngo gahunda ni ukubaka social media cyangwa se kubaka sinema iri hejuru cyane. Ubwo rero mubarebe mubakunde. Murakoze cyane. Hanyuma rero nk'uko mubibona hano twamwakiriye, tugiye kumuganiriza ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Hanyuma rero sibwo kwakira umukozi w'Imana rero nyine mbona si ibintu bisanzwe se. Wowe wirirwa uca Imana ku ruhande hirya no hino, hakurya ku nkombe, ku mazi, kandi ni ibintu bizwi. Iyo ngiye gutangira ikiganiro mbanza isengesho kugira ngo icano yose ngiyeho ihabwe umugisha, ndetse n'abantu biyongere, n'abatayirebaga bayirebe. Okay, ngaho rero kugira ngo ubwo nandi gushaka intangiriro nkajya numva simbyumva neza, kugira ngo dutangire rero tujyemo neza, banze dukubitireho isengesho, wirukana abazimu n'abadayimoni kuri yicano, abatwanga bose ubegezeyo, utuhamagarira igikundiro. Twagiye. Oya n'ababanga buraba barebye baba basapotinze. Ntugakunde ababakunda gusa. Uko nukwangaje kukureba buralaga ari ukukwa nibwo yabaje kugushungera abagusapotinze. Nukuvuga ngo rero
kwanga umuntu ariko agusapotinga mba numva njye ntacyo bitwaye. Uriya unyanga ukaza kunsapotinga nabikunda kurusha uko waza kumbwira iwanjye ukaza kumbwira, ariko ugiye kuri channel yanjye ukareba ibintu byanjye ukaca inbox ukambwira kunyanga, nakubwira ati humura umarizi bizaragira unkunzi. sawa ngaho dusengere rero dutangire ikiganiro. Okay, reka dusenge twebwe bana dusenge. Mana yacu turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye kuri Imana y'urukundo, uri urakiranuka, uri Mesiya, uri Imana uri rubasha, ubasha gukora ibifatika mu izina rya Yesu Kristo. Data twese aka kanya tuje kuri gicano kwa Mama Kibaya, reka ubari cano data y'umugisha, kandi data ndakwinginze kugira ngo uyizamure nkuko azamuye izindi mbuga zose. Uri Imana urabishoboye, uri urakiranuka, uri rubasha, nta kijya kikunanira, urategeka bigakoreka. Iyo uvuze ikintu ntawe ukivuguruza, kuko uri Imana y'amahanga kandi ntawe uteze kuvuguruza icyo wavuze. Mu izina rya Yesu Kristo, reka buri muntu wese ugiye kureba iki kiganiro Uwiteka Imana Nyiringabo umuhereze umugisha. Reka urembejwe n'ibibazo umugirire neza, umutabare kuko uri Imana y'ubutabazi, uri urakiranuka, uri Mesiya. Buri muntu wese mu cyiciro cyose data wa twese ugiye gukurikirana iki kiganiro mugirire neza data. Ufite ibibazo ubimukemurire kuko ni wowe muyobozi dufite, kuko ni wowe mutabazi, ni wowe muganga data. Reka ubagirire neza buri muntu wese. Uri Imana uri rubasha, reka gukora kwawe wiheshe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Twamaganya imbaraga z'imyuka mibi kuri icano mu izina rya Yesu Kristo. Twamaganya imbaraga z'abadayimoni z'ubwoko bwose, ahubwo wowe uganze gukora kwawe kugomeze kuganze, kuko uri Uwiteka ubishoboye. Data wa twese reka kugira neza, ineza yawe ugere ku bantu bawe wiremeye papa. Urero urakiranuka, uri Mesiya. Reka dutangire ikiganiro kandi urukire kubana natwe kugeza dushoje mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Ndikumva ntangiye gukizwa. Yakizwa mu izina rya Yesu. Hanyuma rero mbere yuko tujya mu bintu biri kuvugwa kuri iyi mihanda, ndabanza nkubaze kuri wowe ubwawe ku giti cyawe, kandi urabidusobanurira. Wenda bishobora gufasha bamwe, bigakura bamwe mu buyobe, abari bari mu bihe nk'ibyo wari urimo mu bihe byarangiye, nabo bakagandukira Imana, bakongera bakagaruka bakaba abana b'Imana. Mu bihe byashize nabonye video uri kuvuga ibintu byakubayeho, wavuze inkuru y'uburyo wafashwe ku ngufu, ibintu nk'ibyo twakubonye nyine bamwe na bamwe twagiye tukubona mu ishusho mbi. Urumva umuntu wakoze biriya bintu, ndanabivuga ntabwo ntinya kubivuga, umuntu wakoze ibintu by'ubutinganyi. Ubu ngubu uyu munsi akaba ari gukorera Imana, hari abantu kubihuza biba byara nyine bitoroheye. Turagira ngo rero tubwire, nyuma yuko uvuye muri iriya situation, abantu bakaba bongeye kukubona noneho waragarukiye Imana, dore na wa musatsi ntabwo kiwufite, wariyogoshesheje. Byaje gute nyine, byagenze gute, ni gute wisanze muri ibi bintu? Ndashaka kutubwire. Okay, rero nkuko umuntu avuka, buriya umuntu yavuka ibibazo biba bimutegereje, kandi buriya iyo uri mu isi tuba tubereyeho kwiga. Njyewe nagize ibyago yo gufatwa ku ngufu, ibintu biraba, njyewe nkorerwa n'ubutabera, ndashima Imana n'abantu bankoreye ubutabera. Bagukoreye ubutabera? Yes, nakorewe ubutabera, ibyo bivaho birarangira. Ariko nubwo byabaye, n'ubundi nari ndi umuntu ujagaraye muri njyewe, ari wa muntu wikundira ibintu by'isi, kunywa amayoga, gusohokana n'abakobwa, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko aka kanya ndashima Imana yo yaje ikampindura nanjye mu buryo nazi, ku buryo ari ikintu mba nkururira abantu gukunda Imana cyane kuruta kwiyegereza abantu cyane. Kuko buriya iyo wiyegereje abantu, ujye wiyegereza abantu ukiyegereza inshuti mbi zitari iz'akamaro ku buzima bwawe. Ariko ndashima Imana yampinduye, kuko njye bijya kuba kugira ngo minduke mba umuntu nkanjye babona ahangaha wari ufite ibisatsi bijagaraye, wakoraga ibintu bibi, wagiriwe nabi, kandi no kugira ngo ngirirwe nabi ni nkaho byaturutse kuri njye, kuko buriya uriya muntu iyo namuha umwanya wo kumwandikira ngo duhane amarokesheni ntabwo byari kubaho. Ni ukuvuga ngo nanjye kuba narafashwe ku ngufu ninjye wabigizemo uruhare. Ubwo rero nkabashima Imana yabinkuyemo. Njya gukizwa ndabyibuka, nari nahereye mu gitondo nk'inzoga pe, nahereye mu gitondo nazinyweye, utahira mu rusengero ndanywa. Noneho hari nijoro cyane, nka saa munani z'ijoro, ngize Imana. Nanjye sinakubwira ngo nageze mu rusengero gute, gusa ngewe nisanze ndi mu rusengero, ndi gusengerwa n'umukobwa mwiza, Imana imuha umugisha. Bamwita niba ari pasiteri, niba ari mwarimu, ntabwo mbizi, ariko bamwita Joseline. Ahari hose yumve ko mushimiye. Yatwaye nimero yanjye, ubu yarampamagaye, azi ko yenda navuye no kuri rezo, ariko rwose uzampamagare, telefone yanjye yagiye kuri rezo.
ndabizi video zanjye warazibonye kandi wabibonye ntariyogoshesha nawe ubwawe biragucanga, ariko ndashima Imana agakiza aka kanya ndi gukesha kuba ndi muri Yesu, ndagakesha Joseline, Imana yo mwijuru mumugira. Ubwo rero nagiye baransengera, numva ndabohotse, numva ibintu bimvuyemo za karande zinshingukaho, numva nyine ndabohotse. Navuye muri urwo rusengero mu gitondo, bumve ngo niriwe nabi nduka umunsi wose, nanjye ndavuga ati Mana mbabarira ninongera ninkira izi hangova, nkava muri ubuzima bwo kuruka ibintu by'imikara n'imihono, kuko icyo gihe nararutse nenda kupfa, none mbora nubona kirambura no mamagara no mu rugo nta n'umuntu wari uhari. Njyarukanirwa umunsi wose, ndavuga ati Mana nicara mu cyumba nasenga ati ntago ushobora gupfa nk'imbwa, kuko ndabizi muri icyo gihe abantu bapfaga bazize inzoga, bazize ibintu nk'ibyo bazize kunywa ibyuma. Icyo gihe ninanywa ibyuma, nanjye Mana mbabarira sipfe, undokorera iry'uyu munsi, nundokorera iry'uyu munsi ukazongera kumbona mu kabari, guhera aka kanya ngiye kugukorera shize amanga, ngiye kugukorera n'umutima wanjye wose, ngiye kugukorera ndeka iby'isi bindangaje imbere. No muri kubwira abantu mukunda Imana, birangira gutyo. Mana mbona ibyo bibazo ndabicitse, mbona ndakize. Mana ndarahira ndavuga ati Mana kongera kumbana mu bintu nk'ibi bibi, nukuri ko Imana uzankorese icyo ushaka, niwe wanshyize ku isi. Ubu rero aka kanya ndashima Imana ko nuko gukizwa kwanjye byagenze, kugeza na n'ubu nkaba ndi kugenda namamaza inkuru nziza y'agakiza ku bantu bose bankurikirana ndetse n'abatankurikirana. Hanyuma se ikintu mise ntekereza, bajya bavuga yuko ngo iyo umuntu ari mu bibazo aribwo yibuka Imana akenshi. Okay, hari abantu baba bari mu bibazo wenda basanzwe nyine babana nayo, ariko n'umuntu ugera mu bibazo akajya avuga ati Imana we ati noneho ntabarira rya none, ati ubu noneho ndagarutse sinzongera gukosa. Ubu ngubu wowe ntiwari uri kubona uri mu bibazo, erega ndi kubariza abantu, ntiwaba wari uri kubona uri mu bibazo byakurembeje ukajya aho ugahigira Imana ngo nigutabare ngo nigufashe ngo ntuzongera, ejo tukazongera tukakubona muri ya shusho, ntabwo bizabaho. Ibyo bintu rero buriya iyo uzi umugabo wamenye ibyo bintu basha kubyigobotora byo kuvuga ngo yenda nuko nari ndi mu bukene ngo nkambaza Imana. Hoya, nubundi ntabwo ubukene nari mfite ako kanya bwashize, ahubwo kuko namenye umugabo bita Yesu, kuko namenye Imana. Yesu n'Imana ni abantu bamwe. Ni ukuvuga ngo ubwo bukene bwanjye basi bugize mfite kwizera ndi kumwe na Yesu. Yesu buriya iyo wamenye Yesu hari ibintu byinshi agenda gukuraho, ibintu bibi, ibintu byo mu miryango, byo muri karande, ibintu byo kuza nyine gusa nabi imbere y'Imana. Ariko nubwo waba ufite ibyo bibazo, ariko ari n'umugabo wizeye Imana, iruruka ikabana nawe. Ibyo bibazo nubwo wabibamo, nubaka kanya yinda ntago mbibuze kuko ndi mu isi, ariko ibaze kugira ko ufite ibibazo ukaba nta n'umugabo bita Yesu ufite mu mutima wawe, ukaba nta Yesu n'Amana nimwe, n'Amana yo hejuru ufite mu mutima wawe. Ni ikintu kibabaza ku buryo bya bibazo noneho bigenda bikagushengura. Wakibuka noneho nuko uri umunyabyaha, hari ingeso nyinshi wiyiziho, ugakwitiraho n'ibibazo byiza, ukumva nyine isi irakugwiriye. Ariko bakakanya nubwo nyeneye muri Yesu, nyeneye mu mugabo ngewe namenye shongeye, ku buryo nawe muntu uri kunkurikirana uriya mugabo ukwiye kumumenya akaguhindura nk'uko yaminduye. Ngayo nguko nuko ngewe ibintu byanjye numva navuga, ntabwo nteze gusubira inyuma, nta nubwo wenda muzongera kumbona mu bintu bitamfitiye agaciro, bitari kuvuga Imana, mu bintu bitamesha icyubahiro. Ubu narahinduye systeme ni ugukurikira uyu mugabo, kuko n'ijambo ry'Imana rirabitubwira ngo nutera ikirenge kimwe uza usanga, ngo njye nzatera intambwe 99 nkusanga, ngo kuko wemeye gukiranuka ukemera kunyubahisha mu mutima wawe, ngo nanjye ngaho bataguha icyubahiro nzagaruka ngewe nkubahisha. Niyo mpamvu ubu ngubu gukunda Imana niyo ntego mfite, gukorera Imana. Ibyo nakoze birahagije, nakoze amafuti menshi kuva nyiri umwana, usibye ko ngiye sinuba Imana imamagaye. Ngiye Imana yamamagaye kera, ahubwo namye nyinanira nguma nyinaniza, ariko igiye kumamagarira avuga ngo wowe Manuel, wowe Sano, ndavuze ngo muhamagaye kanga, iramamagara nditaba. Ubu rero nta gusubira inyuma, gahunda no gukomeza urugendo rwiza rwo kwamamaza inkuru nziza y'agakiza. Bivuze ngo muri make wasanze gukorera Imana rero ariyo guya mbere, ibindi nasanze gukorera Imana. Iyo umuntu wakoreye Imana shuti zanjye nta gahomba, umuntu wakoreye Imana
ahora yumva afite ibyiringiro, naho yahura n'ibikomeye gute, naho yahura n'intambara, naho yahura n'ibyago, naho yaba umuryango umwanga, ariko ukorera Imana. Buriya umuntu wakoreye Imana nubwo waba wangwa umuryango nawe ubwawe ugeraho ukitekerezaho, bakavuga ati ariko se uyu muntu turamuhora iki, ugasanga bakugarukiye bagusaba imbabazi. Nshuti yanjye, korera Imana utitaye ku baguca imbaraga, ukorera Imana utitaye ku bantu birirwa bakubwira amagambo, ukorera Imana utitaye kuri karande z'iwanyu, ukorera Imana. Yesu we, uhamagara Imana wibwira ati Imana ngewe nshaka kuza kubana nawe. Imana yururuka ibane nawe, ikugirire neza, iguhanagura amarira, iguhoze, igutabare. Hari benshi muri iyi si bari kurenganwa kubera kutisunga Yesu. Hari ibyinshi byawe wowe uri kunyaga ubwawe bitari gusohora, kuko hari ikintu kinini utari guhereza Imana. Kandi nubonera Imana umwanya mu mutima wawe, ni ukuri ko Imana ndagusezeranya ntabwo uzamwaramwara. Yego rubanda bazakumwaza, ariko nzi neza ko hari igihe nawe ubwawe Imana izuruka ikabana nawe, ukavuga ati ya Mana ndi gukorera ni Imana rubasha, Imana ishoboye byose. Ya yindi yatabaye Sadurake, Meshake na Abedinego izururuka ikugirire neza. Yatabaye Daniyeli mu rwobo rw'intare izururuka igutabare. Nshuti bakunzi b'umusaraba, bantu mutaramenya Imana, ndabakangurira ndetse mbishyizeho umwete, nk'uko bamwe muhora munuka ngo ndi umusikama, ngo sinzi ibyo ngi ntabwo mbyitayo, kuko uwo nkorera ndamuzi n'uwo mfite mu mutima. kuba unyita umusikama, ariko Yesu nkorera we azi ko ntari umusikama. Icyo ntabwo ari ikibazo bingiraho. Buriya mu bintu mwandika komenti ntabwo zijya zitindaho, kuko ngewe nzi umugabo ndi gukorera, nzi ko ndi kwamamaza ubutumwa bwiza. Ejo n'ejo bundi hari ikintu bizamfasha mu rugendo rwanjye rwo gusaza. Buriya nta kiza nko gusazira muri Yesu, ugapfa upfiriye muri Yesu. Nshuti bakunzi b'umusaraba, buriya nta kintu kijya kibabaza. Njye mbona hari ukuntu bajya gushyingura, sibyo? Bajya gushyingura abakozi ba Makiba, bajya gushyingura ugasanga umuntu bamushyinguye nk'ikigoryi, bamushyinguye nk'umuntu udafite agaciro, kuko atizera Imana. Uyu muntu nawe rero banze urebe ubu ngubu arinde, wenda umubwire kuri mu kiganiro. Ubwo bivuze ngo rero Rafiki ndi mu kiganiro, bureka ndaza kuguhamagara urukumva. Bakagushyingura nk'imbwa kubera ko nugira aho ubarizwa, nta dini ugira. Ibaze kuba mama wawe asigaye mu gahinda konyine ko kurira ko pfuye. Mani bajya no kugushyingura, akagushyingura nk'umuntu utarigeze ubaho, bakajugunya nta karirimbo nta sengesho, nyine bikagaragara kuri umuntu upagani. ubwo umuntu wese uri aho hantu ahita avuga ati uyu muntu ni umupagani, nta gukizwa afite, nta kintu yigeze amenya Imana. ariko iyo upfiriye muri Yesu, nshuti, ni ukuri, nubwo bakakanya urupfu rwaza rukantwara, ndi muri Yesu nzi ko nihannye nyijijwe, ndi kumva ni kwisungana n'Imana. ni ukuri wite, nubwo waza ukantwara njye nta kibazo mbifiteho. ikintu cyambabaza ni ukuba sigiye agahinda mama wanjye, ubundi nta kindi kintu naba numva sigaranye. nuko njyewe mbyumva. Bakunzi b'umusaraba, mukunda Imana. njyewe nicyo mpora mbabwira. ndafashijwe, ndumva narira. mbere yuko rero oya nawe ugomba guhinduka, kuko nawe mba mbona ufite satani. ahubwo uzambwira ngo usengere ibyo bintu byawe by'ibidiredo bikureho, wamamaza inkuru nziza y'agakiza. Tega nkubwire, naguteze nubwo watera imbere, ibintu byawe wateye imbere bitarimo Imana. ni ukuri ko Imana biba ari ubusa. ubwo wenda nyuma y'ahangaha uri buze kunsengera, ugire n'ibindi usengera, ariko ubwo nyine urasenga ndebe ko nzahinduka. uzahinduka mu izina rya Yesu. ariko Yesu aragushaka. ubundi ushaka ko mpinduka hiki? buriya gukorera Imana ntitukavangavanga ibintu. none se nk'uko nanjye abantu bagiye bambwira ati yego rwose rukorera Imana, ariko kuraho ibyo bisazi. tukira wajya gusoma komenti mu minsi yashize utari wiyogosheshe, komenti baguhaga njye nazigiragaho nkazisoma. bamwe ati nta bandira ibiri sirimo, ati dore n'umukozi w'Imana, ariko biriya bisatsi ati sinzi ibyabyo. abandi bakagaruka ati nubwo bimeze gutya, ati Imana ihagarara ku bitugu ngo by'umupfapfa, ngo ikabwiriza ngo ubwoko bwayo. none rero wahisemo kimwe, nyine ubwo komenti warazibonye, uravuga ati reka ngende nigire gutya. ni ukuvuga ngo nanjye narebye ibyo bambwiye, mbona birakwiye ko mbikora. mbona kuko nanjye kuba ndi umuntu uri kuvuga ubutumwa bwiza bw'Imana, nkaba ngaragara nyine mu ishusho y'umupagani, mbona ni ibintu bidahesheje
imana icyubahiro mfata umwanzuro ngewe kugenda buriya mu buzima ntaramenya imana nakundaga umusatsi ku buryo rwumviraga kwiyogoshesha ni ukuri ko imana icyo kintu twaragishwaniraga nkumva ntabwo ngesho nta kintu cyitwa ngo imashini cyangwa izangira ku gahanga nkumva nyine ubuzima bwanjye ni ukwibera umusitari isongera aho ngaho yirinda imihanda kwibera gutyo mu bintu byo kunywa kwibera gutyo mu bintu by'abakobwa ariko naje kubona byose nta gaciro bifite utazi uriya mugabo wo hejuru nta gaciro biguha niyo mama wawe aguhamagaye uzi ko wamushyize mu cyaro akakubwira ngo ma bitanu kandi bitanu wari ufite wabiraye ubihereje indaya idafite icyo kukumarira ariko mama wawe akabura 5,000 nyamara we akagombye kuba uyafite ku mufuka ahubwo ukajya kuyahunga indaya nta kintu yanakumariye. Rero hari ikintu nshaka ko tuganiraho wenda usengere n'abantu ujye ukurikirana ibintu biri kuri iyi mihanda intambara z'abantu amatiku ibiki abapasiteri byagenze gute ibintu nk'ibyo kubona umuntu aba ari nk'umukozi w'Imana warangiza ukaza kumubona ku matiku mu matiku hano ku mbuga nkoranyambaga kandi ari umuntu abantu bafatiraho icyitegererezo ari umuntu warubereye abandi urugero nimukabona aje guserera ngaho ngo ni pasiteri ngo mu bagore ngo ikinga amafoto y'ibitsina ibintu nk'ibyo nawe ujye ubyumva wowe ibyo ngibyo ubivugaho iki biba byagenze gute kugira ngo umupasiteri cyangwa se umukozi w'Imana yandavure bigeze aho ngaho ku buryo nyine erega ikintu tukwiye kumenya hano turi mu isi ntabwo turi mu ijuru ntabwo tuzabura ibitugerageza kandi ntabwo turi intungane bwa burundu ku buryo yenda umuntu yaza kukuvuga nabi ngo ntuze ngo wiregure ugaragaze impamvu yakuvuze nabi cyangwa wemeze ibyo bintu niba atari byo ariko hari umupasiteri ubona ukabona rwose amavuta ye nayo kwisiga si amavuta y'Uwiteka yamuhaye pe ni moviti se ni ukuri pe arya aba ari igikotori moviti cyangwa se biriya bya samuna niba ari bya samuna ni za moviti za Nyabugogo za moviti rwose zigura 500 noneho hari amavuta nabonye ngo agura 500 avura indwara 12 none se ikindi kibazo tuzamenya gute gutandukanya umuntu ukorera Imana bya nyabyo tumenye wenda ufite amavuta nyine yasizwe n'Uwiteka tumutandukanyirize n'umwe wisize iyo moviti ya Nyabugogo kumenya ikintu cya mbere ukwiye ntabwo ngiye wandeba ngo ndebe ko ngo ndi umuntu ukorera Imana ahubwo kumenya biragusaba nawe kwiyunga n'iyo Mana urukumva icyo kintu kuko buriya ngewe niba nifashe nkaguhanurira cyangwa se nkahanurira undi muntu reka nk'urugero ntabwo ukorera Imana ariko uyu nguyu akorera Imana ndaguhanuriye n'uyu ndamuhanuriye uko wowe uzafata ibintu naguhanuriye nuko uyu mukozi w'Imana azabifata ni ibintu bibiri bitandukanye uyu nguyu w'umukozi w'Imana azasubira kubaza ya Mana asenga ati Mana ese ibi bintu uyu muntu yavuze nibyo cyangwa sibyo Imana irasubiza buriya icya mbere ishobora guca mu nzozi ikagusubiza icya kabiri nshobora kubiguhanurira n'undi ejo yagera hari akabiguhanurira buriya abantu batatu batandukanye biba baguhanurira ikintu kimwe menya ko icyo kintu kiri seriye ariko wowe nimbiguhanurira uzagenda babimanuriye Mana urakoze ninkwanurira byiza iyi Mana urakoze utegereze inzu wirinde usaza utayibonye none si ikindi kibazo kuvuga ngo mpanura ngo ikintu ngo n'undi akakimpanurira ubwo muri make kuri isi tuzaba tugenda duhanuza nibwo buzima tuzabamo nyine kiri kukubwira ngo uko negereye Imana nkayisunga ikama umwuka wera ikama iyo ntuze yo kuba ndi umuntu nyine ukorera Imana nkabyiyumvamo Imana ikama imbaraga ikama mwuka wera ahubwo nawe senga wicare ku karago urambye uhamagara Imana ujye mu butayu nibwo utajya mu butayu ugasengera iwawe ukayibwira Imana ati Mana uriya muntu Imana yamukoze ku maso imuha kumenya ibyanjye gute ngewe utampereza ubwo bubasha bwo kugenzura nkamenya ibyanjye nanjye mumura ku maso mbasha kumenya ese ibi bintu uyu muntu avuga ni iby'ukuri cyangwa nanjye umumure ku maso nanjye basi ujye uzonsange umbwire ngayo nguko ko ibintu by'Imana bigera ntabwo uzandeba ngo nguhanurire ibintu uboneka ari byo umwe azafata ko ari byo undi ntabifate katari hanyuma rero ikindi kintu ngiye nshaka yuko dusobanurira hari uburyo dufata abantu bitewe nuko turi kubabona mu by'ukuri ntibambwiye ngo nkanjye mfite ibiderede reka mbyemere nshobora ngiye kuba ndi umukozi w'Imana ariko ari uko nguko nyine umbona ameze nawe ukaba uri umukozi w'Imana ari uko nguko ubona umeze ariko ngewe baduhagaritse ahantu hamwe bagiye kubwira hitamo umukozi w'Imana
umuntu ahita agendera nyine kuko areba umuntu agahita avuga ati tayari uyu we ati ni imbobo ati nanone kamubwire wikirirwa wirushya maze ngo baze neza ati ni imbobo ati ntabwo yaba akorera Imana agahita abona urundi rugero ndaguha urabona nk'ubu njye hari ukuntu abantu mu byamamare dufite hano mu Rwanda hari nk'abantu tuba twita ngo ni abarara nyine ngo ni ibirara ukuntu urugero ndaguha nk'urugero rwa DJ Brian. DJ Brian avuga yuko we nyine n'Imana baba bari kumwe gatanu ku kandi undi yamurebera inyuma rero ati kiriya gihoma arase gifite amatatuwaje ati buriya kiriya cyakorera Imana gute na gute kubera icyari abantu dusikamirwa hagendewe kuko tugaragara bakatwita nyine ngo wenda ngo turi birara ngo ntaho duhuriye n'Imana kuba umukozi w'Imana no gura umuntu yambaye amakote wenda natwe tuyagure n'izi direct tuziguye ibyo byo ntabwo bishyigikiye impamvu nabishyigikiye biterwa n'imyemerere y'umuntu njye aka kanya jenda cyo kwambarizwa muri ADPR sibyo ubarizwa muri Revelation Church sibyo niba iyo Mana izika gusanga ufite ayo madirede it's okay ariko ngewe kumyemerere yanjye shobora kukubona nkavuga ati ushobora kuba wavugira Imana udafite ayo madirede yenda uvugana nayo kubw'imyemerere yanjye byose rero biterwa nuko umuntu yemera ikintu cyangwa se nuko umuntu yakijijwe ubwe ku giti cye yego niyo mpamvu umuntu aba nkawe ushobora kugenda runaka uyenda Imana iragusanga ikakubwira ukavuga ati rwose uziterekere direde nta kibazo kumva ni imyemerere yawe nanjye rero ni imyemerere yanjye kuba yenda mbona ko iyo misatsi yawe imbangamiye ni imyemerere yanjye nuko njye mbona ibintu hanyuma rero njye tugana ku musozo hari utubazo ducyangiye kujya ngenda nkubaza mbonye nyuma yo kutukubaza ngenda guhereza umwanya ubanza usenge imihanda nawe turiho ugenda uyibona uko bimeze iki gihugu cyacu buriya mvuye no kuri kamera nasengeye igihugu cyacu nasengeye abantu kuko abantu amatiku urudaca ngaho ngo ninde wakozanyijeho ngo ni pasiteri ngo nande nk'ubu hamaze igihe hariho ngo intambara ngo za Brian na Yago ngo sinzi ngo wagize gute no kuvuga ngo Irani daimoni bishaka gutatanya abantu none se nka buriya Yago yabanye neza na Brian ariko biba bibabaje kubana abantu mwarasangiye akabisi n'agahiye ejo mukaba arimo muterana amatiku iriya ni satani bikavuga ko ngo Yago icyo yapfuye na Brian ngo bari baravuganye yuko ngo Brian azajya gukora ikiganiro kwa Yago yambaye ikanzu ngo Brian ngo ajya kugikora ku Isimbi none se no kuvuga ngo ibintu bimaze imyaka ndabizi ntago bibaye vuba ibaze kuba ibintu bimaze imyaka irenga 10 cyangwa 15 aka kanya bikaba birimo bigira ingaruka niyo mpamvu ndi kukubwira ngo satani yarahagurutse ashaka kuducamo ibice ashaka kubona abantu bashwana ashaka kubona abantu bangara ashaka kubona abantu bagwa nta mahoro satani afitiye abantu nta mahoro satani afitiye ingo z'abantu ni ukuvuga nibaza ibintu byabaye mu myaka 15 ariko aka kanya right now abakaba bari kubizana ni kuvuga ngo ni satani nta kintu kindi bapfa kwa memu nta nubwo babana mu gihugu kimwe ariko ikaba ari ibintu biguma biza mu muntu ubundi nk'ubu ngubu none se teka nkubwira nk'ubu Brian yagize atya natesha bajya kuri live ya Yago bamuha amagift yagara yakira ati rwose n'abantu bangiriye nabi ndabababariye basabana imbabazi birarangira azindutse ngo Brian ngo acuruza amavuka niyo bamubwira ngo satani yinjiye mu bantu ari mu bantu ntateze no kubavamo nihatabaho kwisunga Imana abandi bakavuga ati Yago rero wa kera ibaze kuba mu gitondo yarazindutse akaza akavuga ngo Brian ari mu bantu bamugambanira bapanze umugambi wo kumwica ni ikintu kigaragaza ko satani atugendanamo ko bwije abandi bakavuga ati Yago wa kera na Yago wubu ati biratandukanye ati Yago wa kera yari umwana ati yari umwana mwiza nyine ubona afite indangagaciro abanza yaranazi n'ibintu by'Imana ariko Yago wubu ngubu ntabwo tuzibe nasigaye anywa mu by'ukuri mu masengesho uri busenge ndashaka usabe nimba ubwo sinzi ukuntu urabungisha isengesho Brian na Yago ukabahereza sinzi nyine ukuri bubigenze okay ugomba kuba Imana inyobora niko nyobora na ubwo ibyo ni ibyawe ubwo ndashaka subwo hari ibibazo bindi ndaga kukubaza reka byo mbyihorere tuzongera dusubire utaha ahubwo wowe ndagira ngo nguhereze umwanya usenge usenge nyine usengera igihugu izi mbuga nkoranyambaga imihanda turiho cyane izi mbuga ziri ibintu nizo zibera ibintu byose birimo biteye ubwoba aho urera umwana waramukuye iwabo mu cyaro ukarera umwana
ukamumenyesha abantu, ariko ejo akaza akagusebya buriya ngo sheri siliva ngo ugasanga man, ugasanga ni ibintu bitari. Urumva rero uzi ibintu, ufite ibintu byinshi byo gusengera kabisa. Ni ukuri pe, ufite ibintu byinshi byo gusengera. Abantu bafite ibintu byinshi byo gusengera. Abakozi b'Imana muri kunyumva, mufite amavuta, abakozi b'Imana mwizera Imana, abantu musenga, abantu mukominikana n'Imana, muze dusengere social media, muze dusengere iyi si. Nukuri reka rero dusoze tuguhereza iminota nk'itatu usenge nyine ubaza Imana, ukuzeho ibyo sinzi nk'umukozi w'Imana urabikora mu buryo bwawe. Data twese turagushimye, tugombaje tugushimiye kuri Imana yacu bwite, tugushimiye kuri Imana y'urukundo urera urakiranuka. Mu izina rya Yesu Kristo, aka kanya turi imbere y'amaso yawe. Data turi mu isi yanduye, isi y'ibibazo n'intambara, isi y'ibyago, isi y'ingorane, isi y'ibibazo, isi yanduye, isi data nyiringabo itaduha amahoro habe na gato. Isi irimo ibikoyi, isi irimo umwanda. Papa urera urakiranuka. Uri data wa twese, uri Mesiya, uri Imana ikora bigakoreka, uri Imana ikura abantu mu matiku ukabazana mu bintu bizima. Data abantu baricara kuri kamera ubwabo bakaza gusebanya, aho bakicaye baje kuvuga ijambo ryawe ryiza, bakicara baje gusebanya ndetse no kuvuga ibidahesheje icyubahiro izina ryawe. Aka kanya sengeye ubwoko wiremeye, sengeye buri muntu wese uri kuri iyi mihanda, reka Uwiteka nyiringabo ubimicisha amavuta, kandi ubayerese iminwa yabo ivuga iby'ubwiza bwawe, kandi Uwiteka nyiringabo reka ubagoteshe icyubahiro cyawe papa, reka ubese ubatunganye, reka ubahindure ibyaremwe bishya, reka amasaha n'amasaha bicara bavuga amatiku, ahubwo bicare bamamaza izina ryawe, ahubwo bicare bavuga gukomera kwawe, ahubwo bicare Yesu Kristo nzi kuri Imana uri rubasha. Haleluya. Ere kotara somene man, rewini kotara before the sun control, kukuru Uwiteka Imana ibishoboye, reka gutabarwa kw'aba bantu kuboneke, re kotara before somene man, rarabini for the shine control, rewini kotara somene man. Uwiteka nyiringabo we, rekurengere yabwo, Uwiteka Imana we, reka dayimoni y'ubwoko bwose imuzengurukaho, reka dayimoni ituma data nyiringabo ubwo aza akicara kuri kamera agateka umutwe akaza akavuga, reka umuha ibyo kuvuga bisima, viyuze ntago ziboneka mu gusebanya, viyuze ntago ziboneka mu gusebanya Uwite, ahubwo ni ijambo ryawe, uwaza akicara akayivugaho izo viyuze yazibona Uwiteka we mugirire neza. Reka utarasomene mano, reka umugire ukiranutse, reka data wa twese uko ndi kumubona avuga ngo n'ubundi ngo ntabwo nuye mu gihugu cy'u Rwanda, ngo reka nze nicare mvuga ibyo nshatse, reka umwimikishe imbaraga, reka umurinde gusebanya, reka umurinde urwawo, ahubwo umukize ibyaha n'ibyago, ahubwo umurinde Uwiteka nyiringabo Satani yishe mu bantu. Rekotara somene mando, rewini rabini fodo shani control, amavuta rabini fokota minikota ya somen, rese kutara bifo. Uwiteka nyiringabo, reka data wa twese abasangiye umutsima aka kanya nibo bari guterana amagambo, reka DJ Buriyani Uwiteka nyiringabo ukomeze umurinde Uwiteka, reka ukomeze umugirire neza, uko wamuhaye gutuza mu mutima ukamuha kugabanya amatiku, reka ukomeze kumufatira, kuko Uwiteka nyiringabo bitabaye ibyo umurekuye hari byinshi nawe yaza akavuga, kandi nzi kuri Uwiteka Imana ubishoboye, komeze umugirire neza, komeze umufashe Uwiteka, reka data nyiringabo ibi ntibikamugushe, reka amatelefone amuhamagara yaba ari kumusobanuza ibyo babonye, reka Uwiteka nyiringabo
umurinde depression igisa nacyo mu izina rya Yesu Kristo. Urera urakiranuka papa, uri Mesiya, uri rubasha, wavuganye natwe ijambo ry'umugisha, uravuga ngo waragiye uratinda ngo ariko ntabwo uzahera. Reka data nyiringabo uzutabara ubwoko bwawe turarushye, reka uzukura abantu kuri iyi mihanda yanduye. Reko tarasomene rewini kotara before control, kuko uri Uwiteka ubishoboye. Girira neza ubwoko bwawe, urengera abanyarwanda, uturinde ibi byorezo, uturinde izi ntambara z'urudaca. Reka izi social media uzihindure, aho kubiza amatiku n'ubugambanyi papa, uzihindure iz'umugisha. Dore abantu turagambanirana, dore abantu duheze mu byo gusebanya, dore abantu duheze mu by'uburozi n'amicano, ariko Uwiteka urabishoboye. Girira neza ubwoko bwawe kandi uduhe gukiranuka rwose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane, ndikumva none ntangiye gukizwa. Sibambwiye ngo nkizwe, nangiye gukizwa. Yakizwa n'ukuri, Imana iragushaka. Ngewe se kutanyeretse Imana, uzayinyereka ubutaha, uzayinyereka ubutaha. Abantu mukunda mu makibaya rero, ngayo nguko ibiganiro byacu nakagaruka, mudukunde mudusharinge, babakurikirane n'ukuri kw'Imana yica no mu bikunde pe, yica no umugisha. Aka nagacano kavuye mu ijoro. Imana yarangije kugaha umugisha n'ukuri abantu kandi mubabone mu izina. Agacano kicayeho umukozi w'Imana, nanjye umukozi w'Imana Papa Kigali, ejo bundi nzaba nkicayeho ibintu ubundi buryo mu buryo bwa nyabyo. Mwakoze kubana natwe, ibiganiro byacu nakagaruka, ngaho mukomeze mudukunde. Ciao ciao.